Amakuru byongeye kumvikana mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Tare mu mudugudu wa Gasarenda mu kagari ka Murangara nk'ahitwa ku Kimicanga. Ni mu gihe Twizerimana James w'imyaka 27 yasambanyije ihene kugera ubwo ipfuye. Ni mu gihe Twizerimana James yasambanyaga ino hene yari iziritse nk'ahitwa ku Kimicanga, santere Kimicanga. Iyi hene birangira ipfuye muri rusange. Ni mu gihe basanze akiri kurongora ino hene yapfuye. Ni mu gihe Twizerimana James abantu bavuga yuko afite ikibazo cyo mu mutwe cyangwa yari asanzwe afite ikibazo cyo mu mutwe, ariko ubugenzacyaha bwamutaye muri yombi kugira ngo akurikiranweho iki cyaha ashinzwa muri rusange cyo gusambanya ihene bikarangira anayishe muri rusange. Ihene nayo ni ikinyabuzima. Mukurikire inkuru irambuye kuri Kidasamura Movie, kora subscribe kugira ngo turambure ino nkuru uyumve neza. Twizerimana James uno munsi turi itariki zisanga 14 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025. Uyu musore no mu mudugudu wa Murangara mu kagari ka Gasarenda mu murenge wa Tare. Ni mu gihe uno musore yigize gufatwa ari gusambanya inka ahitwa santere mu Gasarenda neza munsi y'umuhanda. Bigize kumusanga yuriye inka iri mu kiraro, nibabitindaho nibwo kujya kuvuzwa azana ku bitaro bya Indera kugira ngo ariko nta kibazo afite mu mutwe. Nibwo kurekurwa nyuma y'ukwezi kwari gushije bamurekuye avuye mu bitaro by'Indera. Nibwo yagarukaga hano mu gace ka Gasarenda, nibwo ari yaciyeho ukwezi kose yongeye gufatwa ari gusambanya ihene. Noneho nyuma yo kuyisambanya birangira iyi hene inapfuye. Ni mu gihe urupfu rw'iyi hene rwateye abantu benshi ikibazo, abantu benshi bahungabanye, abantu benshi bagize ubwoba, abantu benshi bakomeje kwibaza kwa bino bintu biri kuba. Ntago babonaga ko biri kuba. Ni ukuri kw'Imana batakambye, nanjye ubwanjye nk'umunyamakuru nyihagera bakimereza ano makuru nanjye nahise numirwa. Gusa amakuru yose muraza kuyakurikirana cyangwa muraza kuyumva imva n'imvano. Ese iyi hene kuko niwe wayisambanyije? Ese iyi hene yapfuye? Ese iyi hene no kubera iki yapfuye? No kuvuga ngo iyi hene yapfuye bitewe n'amasohoro y'uno mugabo muri rusange. Aya masohoro yagiye mwino hene, iyi hene irangije irarerembura. Ni mu gihe uyu munyagwa Twizerimana James yakomeje kuyisambanya yanapfuye ari umurambo muri rusange. Ni mu gihe gusambanya basi yatayica, icyo nicyo kibazo ni ukuyica. Ni mu gihe n'ubunini atari kuyica iyi hene yari kuzabyara umuntu cyangwa ikabyara ikindi kintu muri rusange. Ni mu gihe izi nange iyo zigeze mu ihene zitangira kwirema iyo ihene yarinze muri rusange, ibyo bita kurinda abanyarwanda murabizi. Rero Twizerimana James yatawe muri yombi kugira ngo akurikiranwe bino byaha. Nibasanga afite ikibazo cyo mu mutwe bazamwohereza kumuvuza, ubundi ibindi babikurikirane gake bitonze. Ni mu gihe no muturage yakomeje kurira atakamba cyane ngo ihene yiwe biragenda bite. Ubuyobozi bw'umudugudu twabibajije kwa kino kibazo, ariko ku murongo wa telefoni twavuganye n'umukuru w'umudugudu muri rusange. Reka mwiyumvire ku murongo wa telefoni ibyo twavuganye na mudugudu wo mwaka no kagari kugira ngo adusobanurire uburyo byagenze. Ese uno musore koko yigize gufata inka ku ngufu? Ese uyu musore yaravuye Indera kwivuza afite ikibazo cyo mu mutwe? Ese uyu musore afite ihungabana mu mutwe? Ese uyu musore nta mukobwa umukunda? Ese uyu musore no kubera iki byagenze bite? Reka twikurikiranire mudugudu wumve ibyo atubwira. Bwana mudugudu, ikaze ku muyoboro wa telefoni cyangwa ku muyoboro wa Kidasamura Movie. Bwira abanyarwanda kugira ngo bace impaka bamenye urupfu rw'iyi hene cyangwa se uyu mugabo byagenze bite. Tangira nyakubahwa mudugudu. Murakoze cyane. Nitwa Habiyambere abanyoboye kano kagari. No kuvuga ngo uyu musore avuye Indera ejo bundi, ariko ubwo bamujyanaga Indera yari yasambanyije inka ku ngufu hano mu mudugudu cyangwa hano mu Gasarenda, nkazwe santere yo mu Gasarenda munsi y'umuhanda. Ubwo inka zari ziri mu biraro yaragiye arazisambanya. Bivuze ko rero no mugabo afite ikibazo cyo mu mutwe, ko ntabwo mwita umwana. Niba murarengeje imyaka 25 akaba yirengeje, ubu ntabwo ari umwana. Bivuze ngo ahubwo afite ikibazo cyo mu mutwe, ntabwo ari ikibazo gusa, ubwenge bwe ni hasi ya ntabwo. Ni mu gihe rero uno mumama ino hene yiwe turi buze guteranya nk'akagari yenda tukamugurira indi hene, ariko iyi hene ikingurwe ntihagire umuntu uyirya. Ni ukuvuga ngo ihene yagiyemo amasohoro ntabwo iba ikiri ihene, ubwo yabaye ikindi gisimba. Murakoze cyane rero, nanjye nagiye gushaka amaramuko y'abana, ubwo ndaza kuza muri cyane icyo kibazo nimagera. Ku muyoboro umukuru w'umudugudu umva kuntu yatubwiye
yatubwiye ngo uyu musore n'ubundi ibingibi byatangiye gake gake birangira ingeso ikuze yo gufata ku ngufu amatungo muri rusange. Ntabwo ari ubwa mbere ngo afashe amatungo ku ngufu, urumva ni utuntu twe toto, ni utuntu twiwe asanzwe akora muri rusange. Murakoze cyane mukore subscribe ku Kidasamura Movie, yari Kidasamura.